Yes, iyi ni Kiana TV show. Tugiye kubagezaho amakuru agiye atandukanye. Turabasaba gukanda subscribe kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana amakuru yacu atandukanye tugenda tubagezaho. Rero tugiye kubagezaho amakuru y'abahanzi bazadutaramira muri uku kwezi kwa karindwi. Ni ibitaramo bigiye bitandukanye kandi byiza cyane, birimo abahanzi bagiye batandukanye, harimo Bosco Nshuti, harimo Maria Yohana, harimo Vestine mwamenyereye uririmbana na Dorcas, ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Rero ahangaha abahanzi batandukanye b'abanyarwanda bategerejwe mu bitaramo by'impurirane bizaba muri uku kwezi, bitezweho gususurutsa imyidagaduro nyarwanda, by'umwihariko abakunzi b'umuziki aho baba baherereye hose mu bice byo hirya no hino ku isi. Umuziki ni kimwe mu bintu bitanga ibyishimo ku bantu b'ingeri zose, cyane cyane urubyiruko. Abahanga bakubwira ko umuziki ari ubuzima bwiyongera ku byo wariye cyangwa wanyoye. Mu Rwanda abakunzi b'umuziki bazi uburyo bamwe mu bafana bamera amababa mu bitaramo. Ni muri urwo rwego no muri uku kwezi kwa Nyakanga 2025 abahanzi nyarwanda bateguye ibitaramo bikomeye, haba mu Rwanda no mu mahanga, mu rwego rwo gusabana n'abakunzi babo baherereye hirya no hino ku isi. Si ibyo gusa byitezweho gususurutsa imyidagaduro y'u Rwanda, ahubwo hari n'ubukwe bw'ibyamamare nyarwanda, burimo ubw'umuhanzi Vestine ubarizwa mu itsinda rya Vestine na Dorcas, na Odia Intore ukunzwe muri gakondo. Hari igitaramo icya mbere ni A Condition Love season ya kabiri, cyateguwe na Bosco Nshuti. Iki gitaramo uyu muhanzi w'izina ryubashywe mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana, Bosco Nshuti, ategerejwe mu gitaramo gikomeye yise A Condition Love live concert season ya kabiri, kinyotewe na benshi biganjemo ibyamamare nka Tonzi Gentil Misigaro, Aline Gahongayire, Papi Clever, Aime Uwimana, Ben Chance, Shalom Kwaya n'abandi benshi. Iki gitaramo gitegerejwe na benshi, dore ko ari ku nshuro ya kabiri agiye gukora igitaramo nk'iki cyubakiye ku kuramya Imana no kuyitambira kubw'urukundo rwayo rutarondoreka. Nyuma yo kwemeza ko azataramana na Aime Uwimana ndetse na Ben na Chance, uyu muramyi aherutse gutangaza ko umwigisha w'ijambo ry'Imana ari Pasitoro Mazimpaka Hortense, akaba ari umuvugabutumwa muri Believe Church Center mu Rwanda. Pasiteri Mazimpaka Hortense yabaye umuyobozi muri Zion Temple, aho bakunda kwita kwa Gitwaza, mu gihe kingana n'imyaka 6. Nyuma yaho yandikiye Dr. Apostle Gitwaza Paul asezera ku murimo mu mwaka wa 2017. Amatike yo kwinjira muri iki gitaramo cyo mu Rwanda yamaze kugera hanze, akaba ari kuboneka ku rubuga rwe www.bosconshuti.com. Itike yo mu bwoko bwa bronze iragura 5,000, iyo mu bwoko bwa golden iragura 10,000, iyo mu bwoko bwa silver iragura 20,000, naho platinum iragura 25,000. Ni mu gihe ameza table y'abantu 8 igura 200,000. Saha gusa, kuko kuri ubu aya matike ari no kuboneka mu mujyi wa Kigali ahakorera inyarwanda.com, mu nyubako ya Rabon Address mu mujyi, no ku Kisimenti kuri Samsung 250, Airwatch hafi ya Simba yo mu mujyi, Sinza Cafe ku Kinamba cya Gisozi, no kuri Camellia zitandukanye, harimo iyo kwa Makuza kuri Chic no mu Kisimenti. Ubukwe ikintu cya kabiri kizaba muri uku kwezi kwa karindwi harimo n'ubukwe bwa Vestine. Ubukwe bw'umuhanzikazi Ishimwe Vestine, umwe mu baririmbyi b'amazina akomeye mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, buzaba urwibutso rudasaza. Si ukuvuga gusa ku isezerano rizakorerwa imbere y'Imana, ahubwo nuko muri uwo munsi w'ibyishimo azahuriza hamwe urukundo n'ubusangirangendo mu muziki.
amurika bwa mbere indirimbo Emmanuel yakoranye na murumuna we Kamikazi Dorcas. Uyu muhanzi uteganyijwe kuwa gatandatu w'iki cyumweru tariki 5 Nyakanga 2025 uzabera mu Ntare Conference Arena, aho hazahurira abashyitsi b'ingeri zose harimo inshuti, imiryango n'abakunzi b'umuziki wa Gikristo. Inyarwanda yabonye amakuru yizewe avuga ko mu buryo butunguranye ariko buteguwe neza, Vestine na Dorcas bazamurikira abatumirwa amashusho y'indirimbo Emmanuel mbere y'uko ishyirwa ku mugaragaro. Kidasanzwe kigaragaza uburyo izi mpanga mu muziki zitandukanye gusa mu myaka zihuriye ku murongo umwe w'ubuzima n'ubutumwa. Mu gihe ubukwe butegerejwe n'amatsiko menshi ku ya 22 Kamena 2025, inshuti za Vestine bamukoreye ibirori bya Bride Shower byaranzwe n'amarira y'ibyishimo n'amasengesho. Ni ibirori byamugaragarije urukundo akundwa nuko yafatwa nk'intwari mu rugendo rw'umuziki, urukundo no kwizera. Ishimwe Vestine yasezeranye mu mategeko n'umukunzi we Odraogo Idrissa ukomoka muri Burkina Faso ku gicamunsi cyo kuwa gatatu tariki ya 15 Mutarama mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Amakuru Inyarwanda ifite ni uko umuhango wo gufata irembo wabaye kuwa mbere tariki 6 Mutarama 2025. Abareberera uyu muhanzikazi bari banzuye ko nta n'umwe mu bitabiriye ndetse n'uri hafi wemerewe gufata amashusho cyangwa amafoto. Hakaza gatatu ibitaramo bya MTN Iwacu Muzika. Ibitaramo bya MTN Iwacu Muzika Festival 2025 izatangira kuwa 5 Nyakanga mu karere ka Musanze, izakomereza Igicumbi ku itariki 12 Nyakanga, Nyagatare ni ku itariki 19, Ngoma ni 26, Huye ni 2 Kanama, Rusizi ni 9 Kanama, maze isorezwe i Rubavu tariki 16 Kanama uyu mwaka wa 2025. Ni urugendo ruba rufite intego yo kugeza umuziki ku banyarwanda bose aho batuye no guha abahanzi amahirwe yo kwegera abafana babo. Ibi bitaramo bizitabirwa n'abahanzi barimo King James, Riderman, Bulldog, Juno Kizigenza, Ariel Ways, Kivumbi King na Neri Ngabo. Urw'intwari Liberation Day Concert. Iki ni ikindi gitaramo cya kane kizaba cyitwa Urw'intwari Liberation Day Concert. Abahanzi n'amatsinda azwi mu guteza imbere umuco nyarwanda barimo Inyamibwa, Karacha Tribe, Ishyaka ry'Intore na Nkuru Nziza, Pierre Damien wamamaye nka Maji bagiye guhurira mu gitaramo cy'imbaturamugabo cyiswe Urw'intwari. Kizabera kuri Kigali Convention Center kuwa 3 Nyakanga 2023 guhera saa 12 z'umugoroba. Iki gitaramo cyateguwe na Africa mu rwego rwo kwizihiza ubutwari bw'inkotanyi no guha icyubahiro urubyiruko rwitanze rugaharura inzira y'ubwigenge. U Rwanda rufite uyu munsi ni igitaramo cyitezweho kuba urubuga rw'umuco, amateka n'ubusabane bwuzuye ishema n'isheja. Urw'intwari si igitaramo gisanzwe, ni igikorwa cyo kwibuka intwari zarwaniye u Rwanda zikaruvana mu icuraburindi zikanarushyikiriza abanyarwanda amahirwe yo kubaho mu mahoro, ubumwe n'ubwigenge. Ni umwanya wo kugaruka ku ndangagaciro zubakiye ku butwari, gukunda igihugu no gutanga ibitekerezo byubaka binyuze mu buhanzi buciye mu muziki, imbyino n'amagambo. Abazitabira bazanahabwa ibyishimo bihambaye binyuze mu drone show display, aho mu kirere hazagaragaramo ibishushanyo n'amashusho agaragaza ubutwari bw'inkotanyi n'urugendo rw'igihugu mu myaka 31 ishize. Amatike ari mu byiciro bikurikira: Imanzi tebo y'abantu 8 ni 400, Iminega ni 50,000,
inkindi ni ibihumbi 25 ndetse n'amabano ni ibihumbi 10. Kandi ku mwanya wa gatanu haraza uwo bita Mariya Yohana, agiye kumurika alubumu ye ya kabiri. Tubagezeho ku mwanya wa gatandatu hari Hip Hop Festival, no ku mwanya wa karindwi aho haza igitaramo cyo kwibohora kizaba kuwa 31 kizabera mu Bubiligi. Igitaramo cy'uwitwa Dr Kingsley Ntakirutimana, uwo ntago ari umunyarwanda ariko yise Ntakirutimana, akaba ari umunyarwenya uturuka muri Nigeria, nawe azataramira mu Rwanda hano ku itariki 20 Nyakanga 2025. Hakaba hari n'igitaramo cya Toxic Experience cyatewe inkunga na Skol, ngo babinyujije mu kinyobwa cya Virunga. Uruganda rwa Skol rwateye inkunga igitaramo cya Toxic Experience kigiye kuba ku nshuro ya gatatu, kikazabera mu karere ka Rubavu muri uyu mwaka. Iki gitaramo cyongeye kugaruka aho kizaba ku itariki ya 4 Nyakanga 2025. Hakazaba kandi n'igitaramo muri uku kwa karindwi cyitwa Rwanda Convention USA. Hakaba hari n'ibirori byo gusoza irushanwa rya Rwanda Global Diversity. Ibindi birori dufite ni Teacher Mampire muri Gens Comedy Show. Ni ibitaramo bigiye bitandukanye. Turabasaba cyane kugira ngo nyine tuba tugenda tubaharinye kugira ngo muzitabire bino bitaramo. Rero mwakoze cyane gukurikirana video, mukomeze mudukurikire, mukande subscribe, tuzatugenda tubagezaho amakuru atandukanye. Imana ibahe umugisha. Ciao.